Njye n'impanga yanjye nk'uko mubibona turi gutembera muri cya cyaro cy'i Burera. Nubwo ari icyaro, ni icyaro cyiza gikunze kugaragaramo ibintu byiza, haboneka ibiryo. Aha turi ni mu murenge wa Gitovu, akarere ka Burera, akagari ka Mariba, umudugudu ni Mwungura. Ndagira ngo tubaze impanga yanjye itubwire byinshi biranga aka kagari. Ndabasuhuje nk'uko abivuze mugenzi wanjye nk'impanga. Aka kagari rero ni akagari gaherereye mu karere ka Burera mu murenge wa Gitovu, kakaba karangwa na features zitandukanye. Muri izo features tubonamo imisozi, ibiyaga, imigezi myiza, amashyamba, ubutaka bwera n'ibikorwa remezo. Utubwira ubutaka, ibyera, wadusangiza ibintu bikunze kwera muri aka kagari kanyu? By'umwihariko muri aka kagari kacu ka Mariba hakunda kweramo ibishyimbo, ibigori, amasaka, ibitoki. Ibyo ngibyo usanga byiganje cyane cyane ugereranyije n'ibindi bihingwa. Aha ngaha murabona ni ahantu heza, natwe twagiye gutembera. Hehe no gutemberera mu mujyi, abanyamujyi batubwiye byinshi, batwereka byinshi. Yego ni ahantu heza, haba abantu benshi. Twe mu cyaro haba abantu bake. Wadusangiza ukatubwira umuco nyine abantu bo mu giturage cy'i Burera? Umuco w'abantu bo mu giturage cya Burera, by'umwihariko mu kagari ka Mariba, dore ko ariko twakunze kugarukaho, usanga bahuje ku mico isa, nko mu mico, mu misengere, mu mikorere, mu mihingire y'ubutaka, mu myigire. Ibyo byose usanga babihuriyeho mu gukunda igihugu, mu gukorera hamwe. Ibyo byose usanga imico yabo ari imwe, ntibatererana. Mu gihe cyo gukora umuganda usanga imbere cyane cyane cyane. Utubwiye ko gukunda igihugu, bakunda igihugu. Mu bijyanye n'ubuzima byo bameze bate? Batanga mituweli cyangwa baracyari inyuma nk'abandi? Ibijyanye no gutanga mituweli ni ikintu bitabira cyane, bagira mbere na nyambere mu buzima bwabo, kuko bazi ko ubuzima buhenze. Ubwo igihe cyo gutanga mituweli kigeze, baba nyambere mu kuyitanga. Ndatekereza ko ubu tuvugana 95% bamajije gutanga ubwisungane mu kwivuza. Bose bamaze gutanga ubwishingizi mu kwivuza. Mu karere ka Burera ni ahantu hakunze kuba inka nyinshi. Borora mu biraro, usibye abantu bake na bake bororera ku gasozi. Nabwo ntabwo borora, baba bagiye kuragira, niko nabyita. Sinzi uko ahandi babyita. Twe mu karere ka Burera babyita kuragira. Waba uzi uko babyita? Natwe mu bisanzwe inaha mu kagari kacu mu murenge wa Gitovu tuvuga ko ni ukuragira amatungo cyangwa se kuyahura mu kinani. Ariko nyine ibyo ngibyo leta ikudukanguriza, inadushishikariza komeza kwirinda kwahurira inka ku gasozi, kuko hari indwara z'ibyorezo zirimo gukwirakwira mu matungo, ugasanga amatungo ari kujya apfa. Rero niyo mpamvu natwe tugushishikarira, tukumva n'inama za leta, tukazirika inka mu biganda, tukirinda kororera ku gasozi. Burera ni kamwe mu karere kari mu turere bakumiriye, bahagaritse inka ziri mu kato kubera icyorezo bita uburenge, n'ikindi bita iki? Ikindi cyorezo ni icyorezo cyakomotse mu mashyamba muri za Tanzania no muri za Congo hose. Ubwo icyo cyorezo cyarakwirakwiye, biba ngombwa ko kigera no mu murenge wacu, umurenge wa Gitovu. Ubwo leta rero nk'irebera abaturage, yahise ishyiraho ingamba z'uburyo amatungo yabasha kurindwa icyo cyorezo, ishyiraho ingamba zo kororera mu biraro. Ubwo niyo gahunda buri muturage wese woroye yahawe. Ibijyanye n'inyama, mwe muri kurya mu karere ka Burera barya izihe nyama? Bari kurya iki? Uhereye icyorezo gitangira, mu busanzwe inyama z'amatungo yose zararibwaga, ariko uhereye igihe
iyi ndwara yagereye mu gihugu cyacu no mu murenge wacu, ubwo bahise bakumira amatungo yose yoza harimo inka, intama n'ihene. Ubwo amatungo yemerewe kuribwa ni ingurube n'inkoko. Abashaka utubenzi baragenda bakatubenzura nta kibazo, abashaka kaburusheti k'inkoko nta kibazo. None se abadive batarya utubenzi bo barya iki? Abadive batarya namba se abaturage batabasha kugera ku kabenzi, aho ngaho bafata inyama z'inkoko nizo barya. Dushishikariza buri munyarwanda wese aho yaba ari hose ko yakwirinda kurya izi nka, inyama apfuye kubona izo ari zo zose z'inka, kubera ko zirwaye ibyo byorezo. Ubu mu karere ka Burera bari gukingira inka, dufite ubuyobozi bwiza dushimira na perezida wa repubulika watubaye hafi, akumva ko abaturarwanda bo mu majyaruguru amatungo yabo yafashwe n'ibyorezo, akatwoherereza abaveterineri bafite ubushobozi, ndetse bagahugura n'abaturage bamwe na bamwe nabo babyikorera. Mwirinde kurya izo nyama. Twe dukomeje kubereka ibyiza by'akarere ka Burera. Akarere ka Burera gafite pica nziza, ni akarere keza kahariwe, ni igice cy'ubukerarugendo, ni igice cy'ubukerarugendo. Akarere ka Burera kahariwe inganda. Nawe niba wifuza kuza mu karere ka Burera wahagera, ni ahantu hateye neza, haba abantu bakeya, dore turi ku mazi. Ibijyanye n'amafi muyarya mute? Muyakuye he? Ikigendanye n'amafi nk'uko leta ireberera abaturage ikareba kure, ni ukuvuga ngo yashyizeho gahunda yo gukorera mu makoperative nko ku barobyi, kugira ngo babashe nabo gutanga umusoro ku nyungu ku musaruro uba wakomotse mu kiyaga cya Burera. Ubwo abarobyi barasarura umusaruro ukomotsemo bakawugeza ku baturage nta kibazo, ugasanga abaturage bari kurya amafi, indagara, ugasanga ibintu bimeze neza cyane, ibintu ari umutekano, ugasanga biri no kudufasha kuva mu mirire mibi, igwingira abana ugasanga bari gukura bameze sawa cyane. Ndumva ibintu ni byiza kuba abaturage bo mu karere ka Burera baba bameze neza. Twahamagara n'abandi bantu kukagana, bagatembera bakareba ibyiza byabyo. Murabona ni akarere kagifite amashyamba menshi, umwuka mwiza, uburwayi ni bukeya ugereranyije, bitewe n'uko borora inkoko, intama, amahene, amatungo magufi n'amaremare, barya amagi hehe no ku isoko. Dore ndabereka uko mu misozi hameze. Aho hose ni mu misozi, haba hari abantu bakeya, ni bake. Twashishikariza abantu kuza kutugana mukatura, harahendutse. Ukeneye ikibanza cyiza giherereye ku mazi, waduhamagara twakurangira. Nomero ni 0. Nimero turayishyira muri bayo, muri description murayibona. Wanatwandikira ubutumwa, ubundi tukakurangira ikibanza cyiza. Haracahendutse ku bihumbi 300, 400, 500, miliyoni wabona ikibanza cyiza kimeze neza, murakaza neza. Reka dukomeze dutembere tubereke ibyiza nyaburanga byo mu karere ka Burera. Komeza tubwire abakunzi bacu ibyiza by'akarere ka Burera. By'umwihariko kandi ku bantu bakifuza gutemberera mu karere ka Burera, by'umwihariko mu murenge wa Gitovu, mu kagari ka Mariba, ni ahantu heza. Nk'iyi misozi muri kubona yose ni igice cyahariwe ubukerarugendo ku bashaka gushora imari zabo, cyangwa se gukora amabizinesi y'amahoteli. Ni karibu rwose, murabona ko ni ahantu heza kuza kuhakorera ubucuruzi bwa hoteli. Ni ibintu byakungura kuko haba hari umwuka mwiza uhagije, hakurikijwe n'amashyamba ahari, haba hari umwuka uhagije mwiza cyane. Ibijyanye n'urubyiruko, urubyiruko bo bameze bate?
bitwara bate muri sosiyete, watubwira ukadusangiza? Imyitwarire y'urubyiruko muri rusange ishishikarizwa kwihangira imirimo kugira ngo batazagaragara mu gice cy'ubukene, bagakorera bagashinga imishinga yabateza imbere. Ubusanzwe bakunze kuvuga ko abana bo mu karere ka Burera, urubyiruko bakunze kugira ubwoba bwo gushora, biterwa n'iki? Ese koko nibyo amafaranga bagira bayakura he? Ahantu amafaranga urubyiruko rwo mu murenge wa Gitovu mu kagari ka Mariba, ahantu babasha gukura urushoro ni ukujya kuyashakira nko mu bantu barimo kubaka, bakabaha ibiraka, bari mu buhinzi, dore ko ari nabyo usanga byiganje. Abandi bakayashakira mu kiyaga, abandi bagahanga imirimo itandukanye, udushya, ibintu nk'ibyo. Ubwo bishatse kuvuga ko ibyo babavuzeho byose bababesheye abana bo mu karere ka Burera, urubyiruko babona amafaranga nabo bakiteza imbere. Yego cyane rwose, barayabona, barakora cyane, barakora pe. Ibintu nkubwiye ni ahantu nabikuye, nanga ahantu bikunze kugaragara babivuga, nabo mu turere dutandukanye, za Gicumbi, Musanze, i Kigali, ngo abana bo mu karere ka Burera bakunze kugira ubwoba, ntibakore, bagakora nta mafaranga bagira. Abana bo mu karere ka Burera rwose barababeshe, barakora pe, barakora ku bw'amahirwe bakaronka, bakabona amafaranga nabo bakiteza imbere. Niko kuri nakubwira. Abakunzi bacu dukomeje kwereka ikiganiro cyacu, dukomeje kwereka uko akarere ka Burera gateye, kameze. Hatugeze ni hehe? Watubwira amateka yaho niba uyazi? Nibyo nk'uko abibabwiye, dore uyu musozi tugezeho, yabasha kubereka neza muri kamera. Iri ni ibuye ry'umwami Ruganzu, ahangaha bahita ku Mwungura. Murabona ko ni ahantu hari amabuye ateye ukuntu, afite umwihariko wayo. Nk'uko muri kwitegereza mu kiyaga nko hakurya, harimo akantu k'akagwa gahari. Hariya niho umwami Ruganzu yari atuye mu gihe cyo hambere, mu myaka yashize. Amateka yaharanzwe, uwo mwami yahageze ate? Watubwira neza muri make? Uyu mwami rero yaje akomotse mu Rwanda rwa Gasabo, aza aje inaha muri uriya mudugudu. Uriya mudugudu wundi bawita Buhembe. Ahageze mu kuhabona arahakunda, hakunda umusozi mwiza wari uhari, arahashima, biba ngombwa ko ahatura. Nicyo cyatumye yambukayo cyane. Bakunzi bacu rero, nk'uko mugenzi wacu adusobanuriye, atubwiye umwami Ruganzu ahangaha yahageze ubwo yari agiye gutera undi mwami bitaga Bwiza. Yarahageze bitewe n'uko hari ikigwa, dore ikigwa ni kiriya hakurya mubona, abura uko yahambuka n'ingabo ze. Umwami Ruganzu yageraga imitsindo, ndetse n'undi mwami bita ndamwibagiwe, ntabwo ari byiza, sorry. Ni umwami bita Nyiramahoro. Ndamwibutse. Nyiramahoro yageraga imitsindo, ndetse na Ruganzu yageraga imitsindo. Ubwo yageze ahangaha nuko dusanze ikiyaga cyaruzuye, yabaye tuberetse uko yabigenje, uburyo yabwiye urutare rukambuka iki kiyaga rugeze kuri kariya gasozi. Muzabane natwe, tuzakomeza kubereka uduce dutandukanye muri Burera Ruganzu yagezemo, agiye gufata cyangwa se gutata abandi bana. Cyawu dushimira mwebwe mwabanye natwe, turabashimiye. Kora subscribe, share, udutere inkunga. Cyawu.